dore icupa mbega icupa mana we waramutse neza amakuru neza ariko si ikibazo ntibaza ubu kubyukiye mu kabari akazi bimeze bite n'icupa riba rikenewe mabuja rwose pe sinkubeshye icupa riba rikenewe cyane rwose ubu se uvuye mu kazi wagatangiye nturakajyamo bimeze bite n'ejo bundi ni akazi ariko wari uzi yuko aka kazi urumva aka kazi bisaba yuko umuntu aba serious bisaba kuba utanywa inzoga bisaba kutinjira mu bintu by'urukundo bisaba kuba serious ntugire umuntu ugira inshuti ntabwo utangiye kuba inshuti n'icupa ubwo ntabwo uzamvamo wowe ni rimwe na rimwe ntabwo nkunze kurinywa ariko humura nta kibazo umuntu umwe rimwe na rimwe aba yiteretseho amacupa yose ariko se ubundi nywa kangahe mu cyumweru koko ko ari rimwe ubu se wari uzi ko ngikubone ngusanze rwose hano mu kabari nta n'isoni ufite oya humura nta kibazo ntacyo bitwaye agacupa ni rimwe na rimwe nta kibazo humura umva rero nkubwiye muri aka kazi nkubwiye ubu uzasinda ukabivuga oya ntabwo nzabivuga humura ntusinda ukabivuga ukazana ibintu by'imikino mu kazi ariko ejo bundi mana nari mbivuze habuze vuga ngo iki ngo nubivuze nari mbivuze ariko ntabwo babyumvishe reka nkubwiye nubivuga nzakwica oya we nzakwica no kwicana birimo se nakwica umenya yuko iyi business ari ntiyongeye umuryango oya we no kwicana ntabwo birimo ariko reka nkubaze ubwo se ubivuze hanyuma bakadufata wowe uzi ko ibintu biba bitemewe kuki uzanira imikino mu kazi ubwo uzanyicisha iki mva vuba uhita ugenda uva aha ngaha kuko ndumva ufite amagambo menshi uvuga mwa vuba uhita utahuje no kuryama utavoka ukanyicira akazi ntabwo nabivuga humura ariko niba harimo ibyo kwicana babuja nzakwica nzagukatira ijosi oya we ijosi nzarikata oya we oya kwicana ntabwo birimo urivugishwa ngo oya oya we urivugishwa ngo oya ubimira no mu nda ngo pi sawa ndagiye ariko aramwe koko mwana ngiye ndabona ntazabyiviramo kaninywera icupa uyu mumabuja ko ndeba ashira isoni mwuka byaramwe tuzashobokana yaka kazi ndi kubona ntazi ariko ubwo habamo icupa ntacyo nzakomeza nakore ntaribe salamu komera urahangaha rwose witeretse n'uducupa nta n'ikibazo ufite mabuja kubonye ntabwo ajya yemera umuntu ufata agacupa gakore n'akazi urumva wakora akazi gute niyo mpamvu avuye hano akancisha imurasi arakubonye ni akazi kawe ahubwo se we nagusomaho oya njye ntabwo nasoma somaho gake ariko oya ntabwo nasomaho bari bagomba kuba akazi ni akambere yego kuko duhemba amafaranga menshi ariko sha nibaza nk'uko ngo ugiye gukora guteka imitwaro nziza bikarangira ubivuze sha reka nkubwire uriya mumabuja mbona ntazi uzi ko avuye hano akambwira ngo azanyica ngazakwica yego ngazakwicisha iki se kandi ambwiye ngo azangira ngo gutya n'icyuma niba azaniga niba azantera icyuma ntabwo mbizi aranicana aranicana yego mana yanjye ariko ntuzabivuge ariko yica ntuzabivuge ngo ni ibanga nzabivuga oya ntuzabivuge umva urabibizi se nakabari nzabivuga kugira ngo batwirukane ubimbwiriye iki nzabivuga ntabyo nkubwiye ntabyo nkubwiye ngewe mbabarire cyane ariko nzabivuga ko nzagenda mubwira cyakora nyine nzagenda mubwira ngo ariko mabuja uricana ubundi noneho numve nyine ukambwira ariko ngo ngurira kandi gacupa kamwe nibi byose se nibi byose mugure n'akandi si ibi ni byinshi ugira uzakora akazi gute koko nawe oya ntabwo ari byinshi ureka mubwira mane gabanya kugira ngo urabona agahema amafaranga menshi kandi akazi ni akazi utakoze ntabwo wabona utotura reka mubwire n'icupa riba rikenewe uzi ko nukaryoshye ariko wako wasomye uko oya sha nzagira muri weekend muri weekend nibwo nzasomaho uzasomaho rero reka ngende ariko uvuye aho ngaho nzi ukuntu unyuze hano mba ndakubonye mpita mvuga reka ndebe uyu muntu ndabona ari umuvandimwe dukorana akazi reka nk'utu gusa ntacyo mpite ntawe wihita utaha ariko niba ukavuga menshi ureke kujya mu kazi ugenda ubanza uryama ntabwo mvuga menshi sawa reka mbe ngiye sawa
copa ndireka niyo navuga nkavuga ngana iki ntabwo narireka noresi sha ntabwo nayireka urabeshya kazi niyo karorera ako nzayumva. uyu mukobwa arimo kuntinza kandi ngiye mba mfite gahunda zihuta cyane mpamaze iminota ingahe 20 mutegereje sha nagira vuba pe arimo kunyicira akazi antinza. Uraho neza? Umeze ute? Meze neza akazi kari kugenda neza. Noneho pe noneho byiza cyane. Akazi kari kugenda neza, imyenda ndayifite rero ninabonye umukiriya. Wabonye umukiriya? Nabonye umukiriya ariko ndavuga ngo ndabanza kukubwira hanyuma uvuga amafaranga, imyenda mfite nk'amabaro nk'abiri hanyuma inuze inkweto ni imifuka 3. Birimo pe nukuri narakoze siko tuzabura mu 500. Yego 500 arimo kuri narakoze pe. Wow, konks gose akazi karimo kugenda. Yego karimo kugenda rwose. Okay, none se uwo mukiriya azaza ryari? Uwo mukiriya yarembye ko azaza kwa 3. Okay, kwa 3 rwose. Yego nta kibazo. Nta kibazo ndumva business iri kugenda neza ureka abantu baba baraho bayica gusa ugira ngo ntabo ntibazi ibyo barimo. Ariko wenda ndabona umukozi mwiza. Ariko rero hari akantu mfite nagize ubwoba. Hari umuntu nanyuzeho urumva nyine arambwira ngo uricana. Yewe ariko nukuri byagize ubwoba ubundi nta kibazo mbega mbabona uri umuja mwiza ariko kwicana ngiye naratinye. Kwicana nishamize kare yuva kuri bariya aho so umuntu n'urubwa ngiye kwa kuntu babona ndi umuntu ukize wamaze kwiyubaka baba bantezero bwa yego yari yasinze ariko nyine yari ari kunywa inzoga ako nese ko bajya bavuga ngo umusinzi nyine ngavuga ngo ibyasanganywe nyine ngo yaba ababizi ava kubasinza abasinzi umusinzi n'umusinzi yego mabuje nyine ngaricana ngagira gutya ntekereza ukuntu nzamura hijose ndavuga ngo mana urangije urabyemera oya bambi nukubeshya nta kibazo urakazi nta kibazo ijye mu kazi kawe nuko bane nagize ikibazo igendere nta kibazo barakubeshya cyane rwose kuko reka narikata dari byabaye ngombwa ibyo sabanza naho imikino narikata unje usanze kunzanaho imicezo karange mbe ngiye